Yesu Kristo ashimwe cyane. Turashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo gusenga no kuganira ijambo ryayo. Turacyari kuri cya gice cyacu itangiriro ibice 26. Kadusenga Imana. Mana nziza, turakunezerewe, tugushimiye ko uduhaye karibu mu ijambo ryawe. Thank you for this moment. Tugushimiye ko utwitaye kandi ufite Ubwami mwiza. Dushimiye ko waturarikiye kuba hano mwami muri uyu mwanya kugira ngo utuganirize ibyo tugomba gukora muri iri jambo, muri iki gice gitangiriro ibice 26, ngo tumenye ibyo tugomba gukora. Isi nibona imirimo yawe myiza dukora yemererwa nawe, bakora imirimo myiza, twese tuyimbaza izina ryawe kubwayo Kristo wacu. Amen. Karibu buri wese ahawe ikaze muri iri jambo. Turi kuganira part 3. Ubwo duheruka umurongo wa 10, reka ariho duhera. Abimeleki abaza Aburahamu ngo ibyo watugize ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, akadushyirishaho icyaha. Ubwoba bujya butuma abandi bakora ibyaha. Ubwoba nibwo bubanziriza ibindi byaha. Ubwoba bwabanjirije bwaraje Aburahamu abuha karibu. Ubwoba burimo burakomanga, umuntu yabuhaye karibu bituma akora ibyaha. Arabeshya, amaze kubeshya atuma abandi nabo bararikira umugore we. Ariko ya Mana ikurikirana ijambo ryayo igenda itugarura. Ntabwo ari kuri buri wese, biterwa nuko mubanye. Aburahamu niba ntabwo Imana ihutiraho ngo niba dukoze icyaha aka kanya ihita iduhana. Oya, ishimwe ko ari Imana y'imbabazi, ko yatubabariye byinshi, himbazwe. Haleluya. Nuko turiho nyine, Imana niyo itubabarira. Ishimwe ko yaduhaye imbabazi, niduha imbaraga, twakira imbaraga z'Imana. Isa n'icyo umaze kwakira imbabazi z'Imana, wakira imbaraga z'Imana zo gukora umurimo wayo, ko yatubabariye. Tugira umwete. Imana ishaka ko tugira umwete mu murimo wayo. Noneho nitugira imbaraga mu murimo wayo tuzabonera imigisha. Haleluya. Imana igambiriye kutugira neza, Benedata. Tuve mu ruhande twa turimo rwa rundi rutuzerereza mu isi, tutazi icyerekezo, tudafite iyo tujya. Tube mu mwanya mwiza wuko naho twaba turi kuzerera, reka mbigarure gato, naho twaba turi kuzenguruka tube tuzenguruka tuzi uruzitiro turimo, tuzi impamvu turi aho hantu. Ube mu kigeragezo uzi impamvu iri mu kigeragezo, uzi uvuga uti nzakivamo igihe iki gihe, uzi n'igihe uzakiviramo. Apana kuzenguruka mu butayu gutyo gusa. Abisirayeli bo Imana yari nabibabwiye ngo ni imyaka 40, ariko iranababwira ati muzapfira. Abarokotse ruriya rupfu ni babiri, Yesu na Kaleba. Mwumve ko na Mose yapfiriye, ni hatari. Mose n'ukuntu yarakomeye, Aroni nawe yarakomeye. Bariya ni abantu bari bakomeye muri iki gihe. Ntabwo dufite urwego twabarizaho, kuko ngo nta muntu uzahwana na Mose. Ariko ibintu by'ibyubahiro n'ibiki Imana izabiduha. Kandi ngo yaravuze ngo icyubahiro muzakibona, ushaka icyubahiro amere nk'umwana muto. None hari ibintu biduhugije, ibyubahiro, amafaranga, ibiki, tubishyire hasi. Tumenye ko ibyo birashira, dushaka ibidashira. Haleluya. Ngo tubitse ubutunzi bwacu ngo aho inyenzi n'ingese zitagera, mu ijuru.
aho Kristo ari adusabira, atwingingira. Arangije ngo mu 11 ngo Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Numva Imana ibaye nk'ivugiye muri Abimeleki, ni Umufilisitiya. Sinzi niba byose baba bafite izindi Imana basenga, ariko amaze Imana yaramugendereye. Buriya rega nubwo abantu bafite izindi Imana basenga, Imana yashatse kubagenderera abagenderera, nubwo niho ngo n'ibiti nabo bizavuga, n'indogobe zijya zivuga, muzi n'ibindi byose byavuga. Imana ivugisha indogobe igihe yari itwaye Baramu ngo agiye kuvuma ngo ubwoko bw'Abisirayeli, indogobe iravuga. Niho ngo ibintu byose Imana ishaka kuvuga yavuga. Dusabwa kumva ijwi ry'Imana. Kumva ijwi ry'Imana Benedata ni ikintu gikomeye, kuko hari ibintu byinshi bivuga, hari abantu benshi bavuga, amakuru menshi wumva avuye ahantu hatandukanye, ariko ayo yose amenshi n'uburiganya. Ngo hazaza mu birusha aho hazaba ari gukunda imiya, ushaka ibyubahiro, n'ibyo byose nibyo biruzuye. Ibyo byose binyura mu bantu batandukanye, mu bantu b'Imana, mu bantu basanzwe, mu nzego zitandukanye. Hakazaba n'abanyabinyoma rero, abantu z'ibinyoma. Abantu z'ibinyoma rero wabita abantu bose, kuko iyo uvuga buriya navuga ko ubuhanura da. Hari umuntu avuga ahesha abantu umugisha, hari n'uvuga avuma abantu. Rero hari abantu bari aka kanwa kacu karakomeye, kaba kavuga umugisha cyangwa umuvumo. Ubwo rero utekereze ibintu bituzengurutse, imivumo, imigisha, ni byinshi. Abantu benshi rero muri iyi minsi bari kuvuma. Iyo bavuze baravuma. Kuvuga gusa konyine bijya bisohora ibintu bikomeye. Ubwo rero niba abantu benshi rero niba bari kuvuma, ni abantu z'ibinyoma. Iyo tuvuga tuba turi kuvuga ibinyoma. Turimo turavuga ngo ukuri, tujya tuvuga ngo ukuri ngo kujya kugenda kuri esikariye, ngo ikinyoma kikagenda muri ascenseur. Ubu nyine ibinyoma nibyo bitembera, abantu z'ibinyoma. Ubwo amagambo kugira ngo rero ugenzure ukuri, ikintu cy'ukuri, umwanya wo gusenga tutisengeshije Benedata, kuko imbere hano haraca umuntu wasenze. Gusenga ni dufite impamvu zo gusenga, kuko iyi si yuzuye ibinyoma, yuzuye ibintu bipfuye byinshi kandi bigaragara ku maso, bigaragara nk'ibizima. Niyo mpamvu dusabwa kugira ngo tujye mu mwanya wo gusenga, kugira ngo Imana itwere ku maso, tumenye ibintu bizima ibyo ari byo. Kuko ibintu bizima muri iki gihe bimeze nk'aho bitwikiriye, bimeze nk'ibiriho icyondo, ngo ni nka zahabu iriho icyondo, biracyahishwe. Haleluya. Ndakumva wa Mana we, wakoze. Bisaba muri iyi minsi, bisaba gushishoza. Niyaganire aho ntari buvuge neza, cyangwa hariho ndi bugire imbogamizi uburwayi buri aho, arabihanangiriza, kuko Imana yamunyuzemo. Nubwo yaba adasanzwe yubaha, muribuka ko Imana yanyuze no muri Belteshaza, muri Nebukadinezari n'abandi bami batandukanye b'i Babuloni, bakavuga bati umuntu muzubaha Imana. Donc ngo nako ntabwo ndumva atatakujije iryo jambo ryo kubaha. Yaravuze ngo umuntu uzavuga nabi, mu ruhande rumwe wavuga ko hari uburyo bwo kuyubaha, ariko nticyakuyitinya. Nuko tuvuge kuyitinya, kuko ngo n'abadayimoni ngo batinya izina ry'Imana, ariko ntibayubaha. Abantu benshi muri iyi minsi bari gutinya Imana gusa, ariko batayubaha. Turabigenza gute? Icyo kintu ni ikintu gikomeye, ariko Imana ishaka ko tuyubaha Benedata. Nawe rero aravuga ati aya kuko Imana yamucyashe,
yari yamucyashye, yari yamusanze nijoro. Ntabyitiranya. Ahangaha ngira ngo igihari ni uko hano ni kuri Isaka, hano ni kuri Isaka. Aburahamu nyine byahuranye, byabaye nk'iby'ubushize kuri Aburahamu byarabaye, ariko hano ni kuri Isaka. Ngo umwami Imana yamukoze ku maso, iramutembereza, abona ngo ari gukina n'umugore we. Isaka ari gukina n'umugore we, nuko amenya ko ari umugore we. Nuko gutinya Imana kuba kuri we. Arabwira ati ntazagire ukora kuri uyu, kuko ngo azacirwa Uwiteka. Imana ishyiraho igitinyiro, kuko hari icyo Imana yasezeranye nawe, iramurindira mukavaringa. Abantu b'Imana nubwo tujya tuvuga ngo iyo umuntu yabaye ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose ngo biba bihindutse bishya. Icyaremwe gishya aba yabaye mushya, nubwo aba ari kumwe n'Imana, connecte n'Imana. Ibintu anyuramo byose ngo ntakora icyaha, gucyanuka kuba kuri muri we. Imana we rimweza, kuko atuye mu masengesho. Dutuye mu masengesho duhora tweza. Haleluya. Benedata, amasengesho mu bintu mvuga, mu bintu nkunda gusubiramo, amasengesho, gusoma Bibiliya, ibyo bintu bibiri. By'umwihariko iyo usoma Bibiliya nyine usenga, ibyo bintu kuko namenye neza Imana yakomeje kubishurira yuko nta waba muri iyi si udasenga, ntibibaho. Ikindi, agusenga kwiza ni ugusenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri ijambo ry'Imana. Fata ijambo ry'Imana turisome, utanye mu Itangiriro ugeze mu byahishuwe. Ubu nyine turi gusoma igitabo, tugeze hano dusoma, tuzagisohoza tugenda umurongo ku wundi buri munsi. Twongere dutangire, sinzi igihe tuzagisoreza, ariko ahantu buri wowe ujye ugisoma, ukomeze iyi ritme tuyikoreshe muri ubu buryo. Ariko nawe ukomeje usome Bibiliya yawe, nushaka usoma igice kimwe ku munsi kirangire, usoze Bibiliya uburyo uyitangire. Bibiliya niyo masengesho, harimo amakuru y'Imana. Niba dukeneye amakuru, kuba muri iyi si cyambere ni amakuru nyine, nta amakuru Imana izayaduha. Nidusoma Bibiliya, Bibiliya twigisha uburyo Imana ivuganira natwe, bigatuma duhora twigengesereye, tuba maso. Muri iyi minsi dusaba kuba maso. Ni ibintu bikomeye, turi mu bihe bikomeye. Nta igihe ibihe bikomeye bitabaye. Buri generation yakubwira ibihe bikomeye yanyuzemo, tujya tubisoma muri Bibiliya cyangwa twabyumva muri histories, mu mateka. Ariko Benedata, hariho uburiganya nyine. Uko iminsi ishira ihita, ubanza byiyongera, ubanza uburiganya bwiyongera. Imana idutabare cyane. Ibisiri kwihuta cyane, bisaba kuba maso, ukamenya ngo ibintu biri kunyura mu maso, icyo ukuri ni igiki. Ntabwo ibintu tureba amaso bajya bavuga ngo ibintu byose si zahabu. Ntabwo twamenya kubirobanura tutagiye mu ijambo ry'Imana. Imana imushyiraho igitinyiro. Isaka imushyiraho igitinyiro. Umuryango wa Isaka na Rebeka iwushyiraho igitinyiro. Kubana n'Imana bidushyiraho igitinyiro. Hari ibintu bitatugeraho. Tuba twarapfuye bene data, ariko kubana n'Imana konyine, nta mu ijambo ryayo dusenga byonyine ibyo bintu bibiri. Gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, ikindi ivuga butumwa. Ibyo bintu bene data muzayabinyumvana. Ni ibintu nyine ufata ukabigira gutya, ukabinywa nk'umuti, ugasenga nk'umuti, ugasoma Bibiliya nk'umuti. Ushaka gukira, ugakora ivugabutumwa nko kunywa umuti, kuko niho ruzingiye. Waba ubikunze waba utabikunze, ariko ntabwo wabura kubikunda. Ni ukugerageza nk'unywa umuti, ariko umusaruro uri mwiza. Mirongo 12 rero, Imana iyo imaze kugushyiraho igitinyiro rero, ubu bari bataramubona neza, ubu baje bamubone turebe. Isaka abiba muri icyo gihugu
muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uribaza, ni mu gihe cy'inzara Imana yambwiye ngo ntujye muri Egiputa, ujyemo hano. Ngo inzara yateye, ari gushakisha, ari kuzerera se, ari gushakisha, yahagurutse ari gukora. Iyo twahagurutse turi gukora, Imana igituyobora. Niho yamuyoboye nkamwe ati cano ntujye muri Egiputa. Talemala osaki yenderebo. Haleluya. Gukora uyu minsi wakora iki? Ukimenya mu gusenga. Kagenzi wewe uzajya bajya ngo nayanjye wabimenyeranye. Ngo muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Ngo Uwiteka mu umugisha. Yumviye Imana ntiyajya muri Egiputa. Birabasanga hari ibintu byagatumye ajyayo. Ariko kubera kubana n'Imana, iyo dusenga reka Imana, ntago wasenga nk'Imana ntigusure. Ntago wasenga Imana ngo ikwihorere, ibibaho. Gusenga konyi nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Yumvira Imana. Iyo dusenga twitoza uba uri kwitoza kumvira Imana, ku buryo niyo kugendereye no mu bihe bigoranye, no mu gihe choices bigoranye ufata umwanzuro birakorohera, bijya byoroha, bijya bishoboka ko utera intambwe wanga ariko ukayitera. Ntabwo wavuga impamvu ibyo byose, impamvu y'Imana yamuje kujya muri Egiputa wasanga yari mu mutima we yari kujyayo. Imana imuyobora hano. Arabiba. Imana twakiriye ibintu ishize mu biganza byacu kubwo gusenga. Niba hari aho wumviye Imana, wakire ibyo uri kugerageza gukora, ubiba. Uraje ureba agatendo muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Hari ibintu Imana iri gukore miracle, ni ibiruta inshuro 100. Uwiteka mu umugisha w'Imana uri muri bikomeye cyane. Gukira indwara, wakire gukira indwara zimwe zikanganye, zidasobanutse, zigoranye tuba dufite tugendana. Kubwo gute? Kuba mu mwanya wo gusenga bigatuma wumvira Imana, noneho wajya ibyo ugerageza gukora kuko uri kumwe n'Imana, uraje ureba agatenda ikora. Ntabwo Imana itanze umugisha ngo nta mubabaro yongeraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo uwo mugabo aba umukire, bya bindi dushakisha. Benedata, ngo abashaka icyubahiro, ubukire n'icyo, ngo abashaka ubukire, icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabita urugingo buhoraho. Ubukire turi kubushaka gute? Ese turi kumwe n'Imana? Ugenda atari kumwe n'Imana nuko nyine bye bye. Ariko nta muntu Imana ishaka kurekura mu gihe gisa n'iki Imana ishaka kudufata. Abantu yaremye bose, hari by'umwihariko umuntu utarasezeranye na Satani, by'umwihariko ngo asezerane na Satani avuge ngo ngiye sinzakorera Imana. Akaba hari abantu babikora mu kutamenya. Abo ngabo baba bafite choice, baba bafite amahirwe y'uko isani isa Imana ni kuzimu yagusanga ikagukurayo pe. Hari abantu bagomba gukizwa vuba cyane, bari mu bihe bagaragara nk'abatakizwa ariko bazakizwa mu izina rya Yesu. Nuko Isaka wacu arabiba, Imana imumugisha. Haleluya. Ngo uwo mugabo umukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Imana ntabwo icyubahiro. Imana itubarire, twakira imbabazi z'Imana utayumviye, kuko nyine nitwiyemye. Twakira imbaraga z'Imana ko mu gihe gisa n'iki tuyumvire, kugira ngo noneho twakire n'umugisha w'Imana uva mu kumvira Imana. Ntabwo wakumvira Imana udasenga. Gusenga bidutoza guca bugufi. Gusenga
nibyo bigenda ngo bitwanganyaho amahage, ngo you cannot, ngo mu cyongereza niho bavuga ngo donc we can do nothing without Jesus. Ngo tutafite Yesu ngo numuzabibu kuri twe turi amashami, ngo nimuguma muri mwe muri ngiye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe byose, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bana hagucwe ngo ntacyo mwakora mutamfite. Niba byanditse nuko nguko izindi mana sinzi izindi mana turi gusenga, ibintu by'ibigirwamana tubishyire ku ruhande, tube mu mwanya wo gusenga, dushyiremo umwete. Ibyo bintu ngenda ntsindagiraho nabonye ariho uruzingi, noneho tubishyiremo umwete. Ibyo bintu agenda ngo umukire cyane, ngo yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera abafilisiti ishyari. Yego abo ni umusuku cyane, ariko abaye mukire. Takumva mana, Imana igambira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarebemo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ibizaza hanyuma. Abashaka ubukire, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, bizabita ubugingo buhoraho. Hejuru y'ubwo bukire dufite ubugingo buhoraho. Ubukire, abantu bajya gushaka ubukire ikuzimu, bagatamba imiryango yabo. Dutambe imiryango yacu, tuyitambire Imana yo mu ijuru. Mu buhe buryo? Twitambe ubwacu, nitwitambo bwacu n'imiryango yacu tuzaba turimo turayihamagara kuba ibitambo bizima. Nituba igitambo kizima, n'abacu bazaba ibitambo bizima. Nuko ibintu by'Imana ni ibintu Satani bya ifata ikopera iby'Imana. So rero dufata imbaraga twege, umuntu wemera gutamba abana be nk'abangahe n'imiryango ye kubwo kubona ubukire buraho buzashira, Satani kaguhemba nabi, ntabwo uwo mutima wakunanira kugarurira Imana ngo ibyo utamba, abo bose utamba ngo bashyereze Imana. Yesu niwe wavuze ngo impamvu data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Twe turabatamba, turitamba tugasubirana, turitamba twamera nkaho ubuzima bwacu bupfuye ariko bukongera bukazuka, tukabusubizwa ubuzutse ari buzima. Barabivuga ngo Isaka ngo yaramutambye, Aburahamu ngo yaramutambye, ariko ngo amugarurirwa nk'uzutse. Tuzuka turi ibyaremwe bishya, ukeneye kuba icyaremwe gishya. Gawe, haleluya. Abo mukire cyane ngo abatera ishyari, amariba yose abagaragu base bafukuye. Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Icyo gihe Abimeleki abwira Isaka ati, bumva nyine bari barabakoreye agatendo, ibyo n'ibibazo n'ibigeragezo tunyuramo mu isi, ariko nta kintu na kimwe gifite kudutangira. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Umwami aramwirukanye da, abonye yabaruse rwose, ubwe ni igihugu. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari, aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, baramwirukanye, bamushyize mu ahantu nyine abantu bakwirukana nibaguheza bazaba baguhaye umwanya wo gukora. Oh haleluya, baguhaye umwanya wo kwaguka. Nuko none ibyari byarasibamye atangiye gusibura, asibuza amariba bafukuye.
Aburahamu se akiriho, kuko abafite abari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa barayasibye, barasiba. Noneho ngo ayita amazina se yayise, arongera ibyari bipfuye birazuka. Iyo abantu bamwigijeyo, ariko n'umwanya abonye abantu bajya mu bukire, baba bakire bagavuga ngo nta mwanya n'iki akigana ngo abandi bakire b'isi atazi aho ubukire babuvanye. No, ntaho dufite gusa n'andi mahanga. Nicyo Imana ishaka gutandukanya abantu bayo n'abatari abayo, kugira ngo isi yige kubaha Imana. Utubaha Imana nuko arasigaye. Utubaha Imana arasigaye. Niko Beteshazari byagenze. Afata ibikombe byo mu nzu y'Imana ngo atangire ngo abinyweshe, abikoreshe. Ubu abantu birirwa ubu amasengero Mr. ngo batangiye kuyafunga, twumva n'amakuru ko ari gufungwa kubera ko abantu b'Imana nyine ntago bari muri dini ziraho nyine. Satani rero irayavogera tuyirakinga. Imana yemera ko Satani ishyiraho kadena, ingufuri, niba mwibeshye. Tubaha Imana, isi iratuvogera ishyireho akagufuri. Ariko hari igihe cyo gusibuza ibyafunzwe. Ubu ni igihe cyo gusibuza, ntabwo ari igihe cyo gufungirwa ibintu. Turi kugana ku musozo. Hari ibintu byasibamye dukeneye gusibura. Ibi byasibamye ku bwa se, ngo Aburahamu amaze gupfa bari barabisibye, ariko ngo arabisibura. Hari ibintu bimwe na bimwe ababyeyi bacu batagezeho, bagomba kuba baragezeho, Satani yafashe. Ariko mu gihe gisa n'iki, hari zone Imana iri kudushyira mu comfort zone ituma noneho dutekereza. Hari zone twari turimo zituma duhuga n'iki. Isaka yarahugiye mu kubiba no gusarura n'iki, ariko noneho bamwigijeyo. Yari akiri muri ibyo n'iki, ari kumwe n'Abafilisitiya bamwe bamureba, abandi bamugose hirya no hino, ahugiye mu gukora. Ariko hari ibyari byarasibamye. Amariba n'iki asobanuye iki ku buzima bwa Isaka? Ubuzima bwacu n'ubuzima bw'amatungo, n'ubuzima nawe arayakeneye. Amariba adahari ibintu birapfa. Ngo abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Barongeye barafukura, babanje gusibura ibya mbere. Hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kugaruza. Ubuzima bwatambutse, ese hari uburyo twagarura ibihe? Hari abantu bajya basenga ngo Mana ngarure ibihe. Abagaragu ba Isaka bafukura mu gikombe, muri icyo gikombe ngo babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Barafukuye, umaze gusibura bimwe byatambutse, noneho utangira gutera intambwe. Biragoye ko utambuka utera intambwe ngo wigire imbere, kandi ibyatambutse bimwe byabaye, byapfuye, byamezeho imva, nako biri mu mva, byamezeho ibyatsi n'iki biri aho nyine. Twatera intambwe, hari ibintu byaboze biri ahantu biboreye n'iki. Niho Imana yabajije Ezekiyeli ngo mbese ari amagufa, iriya mirambo, ni nubwo twavuga amagufa yakongera akagira ubuzima. Hari ibintu dutekereza ubwacu, ubishyize mu bitekerezo, ntabwo amagufa ari aho ngaho yagira ubuzima gute?
hari ibintu bimeze rero turabibona, twabona biri aho ngaho, twabona ibintu biragenda, hari ibintu biri aho byabaye imirambo. Iyi si iyobowe n'isi y'umwuka. Iyo tutagiye mu mwuka ni mu masengesho, iyo tutagiye mu mwuka ntabwo tumenya what's going on. Isi iyobowe n'isi y'umwuka, Satani akorera mu mwuka n'Imana igakorera mu mwuka. Ubwo rero iyo turi mu mwuka tumenya ikipe iri kurwanya n'indi. Hari abantu rero benshi bari kugenda mu kigare bamwe baraboshye, abandi bari aho nyine baragenda nk'impumyi, noneho ngo nk'abantu batagira, nk'intama zitagira umwungeri, baragenda ntago baraba mu buzima buri aho. Ariko ugenzuye ubuzima bw'umuruho, kuki tubaho ubuzima bw'umuruho? Kandi Kristo avuga ngo ni yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Tugenzure ubuzima butarimo Kristo turarushye. Nugenzura ugasanga ubuzima urimo butarimo Kristo, nubwo twitwa ba Kristo, ugenzure neza ko Kristo dufatanye, turi kumwe neza, kuko abantu bararushye. Ngo abashumba ngo b'igerare batonganira ayo mazi n'abayisaga. Iyo gutera intambwe ugira ibintu ugeraho, hari ibintu ujya upfa n'abandi. Bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Eseki bisobanurwa ngo impaka. Isaka arabihoreye, ntabwo wabihorera udasenga. Niyo wabihorera umutima wasigara ufitemo inzika n'ibintu nk'ibi. Niko kugenda iyo umuntu adasenga, rega nta yindi mibereho myiza agira. Ni haba ari ibintu by'imbereka biri aho ngaho, ni ba mico myiza, kandi ba mico myiza igira ahantu igarukira. Hari ubuzima dukeneye kwamo burenze bwa mico myiza, ubuzima bwa Kristo, ubuzima bwera, ubuzima bw'ubumana. Handi uvuga ati uyu ni umuntu w'Imana. Imana ibigenda n'amaguru nyine ukayireba. Ngiye turemye mu ishusho yayo ngo duse nayo. Satani ngo yarabyivovoteye kubona Imana irema umuntu ikamuha ubwo bubasha butandukanye. Iyimugirira agira gutya ati nanjye uretse kanzi nza ahantu ruzingiye. Benedata, Satani ntabwo dukunda ukuba turiho ngo suko Satani yagize impuhwe. Ntabwo ari uko isi yatugiriye impuhwe. Duhunge wa mugani ngo duhunge tudapfa. Uribaza uburyo Imana yakuye Loti hari ahantu, amubwira ati hunga udapfa, amuteruye da umuntu agahanze. Mukarota ageze imbere we areba inyuma ngo ahinduke inkingi y'umunyu. Kandi Benedata mu guhunga turareba inyuma ni habi. Ngo bongera gufukura irindi riba. Hari intambwe dukeneye gutera hamwe n'Imana. Ese uri gutera intambwe hamwe nande? Ese uracyari hahandi cyangwa uri gusubira inyuma? Imana yageze aho hari aho yise Abisirayeli ngo nabasubira nyuma, ngo ni maraya. Hari aho yatoranije umugaragu wayo Hoseya ngo agende ashakane na maraya kugira ngo abere ikimenyetso Abisirayeli. Maraya akajyaza, ubwo yabaye mudamu, akabyarana, akongera agasubirayo, akongera akamuga ati genda umucyure. Kuko ibakunda, kugira ngo irebe ko ibagaruka. Benedata, hari impuhwe nyinshi Imana yatugiriye, ntabwo ihutira guhana. Ngo bafukuye irindi riba naryo ngo yaritonganira aryita Sitina, risobanurwa ngo urwango. Bwa mbere yaryise impaka Eseki, ubwo nyine nyuma y'impaka aracyari muri fight. Iyo fight ntizibura, ariko ntabwo tuzitinya, ntabwo zidukereza. Nyuma bafukuye irindi riba, ari kugerageza kugira ibyo akora
nyuma ya bwa buzima bwo gusibura ibyari bishaje, ibyari byarasibamye, byagarura ubuzima, amagufa ari aho yagira ubuzima. Ezekiel aravuga ngo ni wowe ubizi Imana, ngo yahanurire. Arangije ngo nagira ubuzima, arayahanurira agira umubiri. Ati iyo mibiri yagira umwuka, ati ni wowe ubizi Data. Ati yahanurire. Umwuka wose urateranya hirya no hino, uraza ujya mu mubiri, igira ubuzima. Ati uku niko, that's how I'm going to restore my people Israel. Umva ahantu abantu baba bageze, kandi ubwo Abisirayeli icyo gihe baragendaga, bari abantu bakora n'iki n'ubuzima bugenda, ariko bari bameze gutyo. Byose sinibuka neza niba bari mu bunyage icyo gihe, ariko yego birashoboka ko Imana yatoranije Ezekiel bari mu bunyage, kuko bagiye mu bunyage ku bwa Yeremiya. Kandi Yeremiya ndumva ko akurikirana n'amaganya Yeremiya, hagajyaho Ezekiel. So Ezekiel ahanura bari mu bunyage, ari mu buzima bushaririye bugoye, bapfapfanye bari aho nyine. Ariko naho mu bunyage bagezeyo barabishije, byose byashobora kuba baradamaraye. Hari izindi mana yaragiye Imana yavuga ati mugende mubibe, murye, murongore, mushake rwose, mubyare, hano muzamaranga imyaka 70, mubyibagirwe kugaruka. Niko Yeremiya yabahanuriye. Akajyaza abahanuzi b'ibinyoma ngo kingo muzasubirayo vuba hango, kuko Benedata buri wese akeneye ijwi ry'Imana. Igihe kirageze ko ngo amategeko y'Imana yashyira mu mitima yacu, buri wese akumva Imana ku giti cye. Ibintu byo kumva ngo uri amanuriye ngo iki, ubyumva ubigenzura, ariko wite ku cyo wavuganye n'Imana, kuko ibintu biri aha, amakuru ari hanze amenshi ni pirate. Ndibuka ko hari abahanuzi bigeze guhanura ngo ari benshi, ngo umwuka w'Imana, ngo Imana yavuga ati nindi rwunshukashukire ahabu. Imana yari yamurakariye, kuko yari yamakora ibizira. Imana ati nindi uri bunshukashukira ahabu, ngo muhane murimbure n'inzu ye. Yari yageze mu bizira byinshi. Umwuka aravuga ati ndamushukashuka. Urabigenza ute? Ndajya mu bahanuzi bose bahanurira ibintu bimwe yuko ari buneshe. Kandi ubwo haza umwe rero ubanza yitwa Mikaya, ahanuraga ibitandukanye. Bari bamusaza bamuzi nyine, niwe wenyine wahanuye yuko azakwa ku gasi, Abisirayeli bagasigara ari intama zitagira umwungeri. Hariho abahanuzi benshi, hariho nahoze mvuga nti ibintu byose byakubera ubuhanuzi. Imana yanyura mu bintu bitandukanye byinshi. Na Satani uko Imana yanyura muri byinshi, ni Satani inyura muri byinshi. So ibyo bintu byose ntabwo wamenya ijwi ry'Imana utagendana nayo. Twige kubana n'Imana, twige kuba mu masengesho kugira ngo tumenye uburyo tubana n'Imana. Kandi tutabana n'Imana tumva ibindi, ibyo bindi turi bwumve biratujyana habi. Muzi ahantu Abisirayeli byabagejeje, bagiye mu bunyage bamara imyaka 70, abandi bapfirayo, abandi inkota zirababica. Inkota bya bindi bitatu: inkota, inzara, icyorezo. Utarahisatanywe nacyo nuko. Abandi Imana yagiriye impuhwe, bagomba kuzasigara babara inkuru. Abantu bajya basigara araho kubara inkuru. Ni nka Mefibosheti, nawe yabaye nk'usigara wo kubara inkuru da. Umuryango wo kwa Sawuli Imana yageze gutya rwose, n'abana be n'umuryango irabica da. Yemera ko bapfa. Kambyite kuvuga ko kane kuvuga ngo yarabishe, mvuge ngo yemeye ko bapfa. Asigara Mefibosheti wo kubara inkuru. Dutegereje niba ari twe dusigaye bo kubara inkuru, natwe tugende rwose. Ariko naho waba usigaye uri wenyine mu muryango, igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ngo avayo afukuza irindi riba, ryo ntiriba ritonganira
aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Tuzagarukira kuri uyu murongo, tuzakomeza na part 4. Uku niko dukunda kuganira nyine. Aryita Rehoboti, akomeje umurimo ntacitse intege, nubwo yanyuze yahuye na Esek, akongera agahura na Sitina y'amariba, yahuye n'imaka, arongera ahura n'urwango, ariko noneho Imana imushyize ahagutse, ageze kuri Rehoboti. Hari aramando zirekiana. Benedata, birashoboka ko umaze iminsi nyine utembera waranyuhuye n'imaka nyinshi mu kazi hirya no hino mu buzima. Imana kandi iri kuvuga, Imana iravuga. Benedata nta ritavugira n'ubu iri kuvuga. Ukongera ugahura n'urwango. Iyo tubanye n'Imana buri munsi iravuga, buri mwanya ibivuga. Tutura mu buzima bw'umunezero, uho reba ubuzima bwo guhora uganira n'Imana. Imana iganira neza cyane, ibintu byiza gusa. Story, reba guhorana n'abantu bagira story nziza. Rero Imana nayo ifite story nziza, amakuru meza cyane. Haleluya, tubaye icyubahiro Mana we. La peta ya mazore kyaraba agera kuri Rehoboti. Rehoboti bisobanurwa ahagutse. Mana yatuganirije ahagutse ngo natwe tuzororokera muri iki gihugu. Yaravuze ko icyo gihugu izakibada. Yari yavuze ko iki gihugu izakibaha, kuko ngo suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, nzabaha ibihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Ubugeni byamubwiye ku murongo wa 3, aho yamubwira ngo stay here. Imana irimo yavuga iki? Hari bimaze iminsi nsengera, nanjye winyenegeje kwivuga. Benedata, ufite ibintu uri gusengera, Imana iri kuvuga iki? Ntegereje ko nyuma y'ibyivuze buri munsi tukeneye updates. Niyo mpamvu dukeneye kubana n'Imana, gusenga ubudasiba. Nibyo bivuze kubana n'Imana ubudasiba, kugumana n'Imana. Nta gihe cyo kuva hano ngo nsubireyo. Noneho Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Data mwiza, tugushimira ijambo ryawe ryiza, yuko udushize ahagutse, yuko nyuma y'umubabaro hari umunezero, nyuma y'intambara, impaka, urwango nibyo biyoboye isi, biri hirya no hino, ibinyoma bituzengurutse, amatiku, amahane, bipfuye. Nyuma y'ibintu biri aho ngaho tubona, hari igihe tubona ari bizima. Iyo turi mu isi y'umubiri tubona ari bizima, ariko twajya mu isi y'umwuka tugasanga nta buzima. Hari ibimenyetso byinshi bitugaragariza ko ibyo turimo nta buzima, ariko Data ushaka kuduha ubuzima, kandi ushaka kugira ngo dusibure amariba yasibamye. Nurangiza uduhe umukire, umugisha, udusohore mu ahantu twari duhugiye, nurangiza utwinjize ahantu hacu ahagutse. Hari ibisigara bidukurikirana, mbere amariba yari yasibamye arayasibura, ariko birakomeza biramukurikirana, nubwo arimo agerageza kujya ahagutse, kwaguka, bikamukurikirana bishaka kumukurura, nka bya bishura muka Potifari afata ibishura bya Yosefu agahunga, arabimusigira. Nawe Isaka nawe arabibasigiye, abasigiye ayo mariba, baratonganiye ati yana yacu, ariko akomeza ntibyatuma ahagarara. Hari ahantu dumaduwa ngo dupushinge, dutere intambwe, turebe imbere. Nimuze turebe imbere, tutegeze igitondo, twiringiye Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Iyo ndirimbo ni yacu, komeze tuyumve. Nimuze turebe imbere. Indirimbo ya 30 ya 21 mu gakiza. Dore Imana ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera.
buri muntu mu itorero abo wejejwe muri byo. Nshuti, reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tunashira ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Dore abantu benshi cyane ntibazi inzira y'Imana, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese duhuguke, tubashake, tubasangishe umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Twakiriye imbabazi zawe, twakiriye utumaso wawe, twakiriye imbaraga zawe, twakiriye umugisha wawe. Thank you for this moment. Thank you for you are with us. Tugushimiye ko twaguye guteza intambwe, wemeye ko dutera intambwe tukajya ku iriba ryitwa Rehoboth. Iriba ahantu tugera tukaruhuka, tugera tukabona amazi, aho tugera tukabona ibyo kurya, aho tugera tukabona ubuzima. Tukaba tumaze iminsi nta buzima, turi mu bintu by'ica n'ikize bidafatika, biriya byo gupfundikanya. Ntabwo dushaka kudushyira hagutse kugira ngo ubukire bwacu bugire ubusobanuro. Niba wambaye kushimwe, habwa icyubahiro bw'uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe, icyo ngicyo mu izina rya Kristo wacu, amen. Imana ndamugisha, karibu dukomeze twanire muri comments, duhugurane, dushurire, tuganizanye amakuru. Imana ihabwa icyubahiro mu ijambo ryayo. Hallelujah. Next is part 4 of this chapter. Be blessed.